mwe munyifollowingire Yes, hello bakunzi bacu, bakunzi ba JNB TV, turabasoje cyane. Ugiye kwibaza muti uyu munsi ni iki batuzaniye? Mbazaniye amakuru atariho ivumbi kabisa, amakuru yizewe. So rero ndabasaba kugira ngo mutege amatwi kandi murebe iyi video irangire. Muribaza muti se Vestine ari hehe? Icyo gisubizo ndakibazaniye kabisa. Mukibaza muti se yaratashye cyangwa yasigaye muri Canada nkuko bivugwa? Icyo gisubizo kirahari. Mukongera mukibaza ikindi kibazo muti ese aya makuru yaba ariyo koko ibyavuzwe? Ese niwe washyizeho ariya magambo kuri Instagram yiwe? Icyo kibazo nacyo tugifitiye igisubizo. Ese bibaye atari we baramuhakinze, abagize uruhare mu gukwirakwiza birabihuha bimeze biti, byagenda biti? Igisubizo nacyo ndakibazaniye. So rero murebe iyi video yose muyirangize kabisa, ibibazo byose bigiye gusubizwa. Gusa icyo nabwira cyo ribu ibijemo. Makuru agezweho, witwa Irene Murindahabi na Kamikazi Dorcas basesekaye i Kigali, bagarutse mu Rwanda bonyine mu gihe bari barajyanye n'uwitwa Vestine Ishimwe ari na mukuru wa Dorcas. Vestine na Dorcas byagenze gute kugira ngo asigare muri Canada? Amakuru aravuga ko nyuma y'iminsi mike Vestine ashatse umugabo, uyu mugabo amaze iminsi amuhohotera, amukorera ibintu bitandukanye. Ariyo mpamvu mu bitaramo byo muri Canada harimo aho mwabonye Vestine aririmba atambaye impeta. Turibaza, ariko ndabigusubiza muri iki kiganiro, kuki Vestine agumye muri Canada? Kuki Vestine asigaye muri Canada? Ndakumenyesha ko post wabonye kuri Instagram y'ubuzima bwe bwite n'umugabo n'ibindi bikomeje kuvugwa birimo n'ibiteye ubwoba, harimo abo bishobora kuza kugiraho ingaruka kubera ko harimo ibigize ibyaha. Harimo abantu muri kuvuga ibintu byo kubeshya cyangwa se ibintu byo guharasinga Vestine, guharasinga umuvandimwe we, guharasinga biri kuri internet. Bantu mwaretse tukitondera ibi bintu, muyibuke ko ari ubuzima bwe. Kwibaza ngo kubera icyo ataje cyangwa se atagarutse, hari abari kuvuga ibintu bitandukanye, ngo ashobora kuba ashaka kubyarira muri Canada, ngo ashobora kuba yabonye undi mugabo. Abari kuvuga ibintu bitandukanye mwemeza ngo Vestine ngo inda yavuyemo cyangwa ngo yayikuyemo. Ntabwo ndi kumwe namwe. Bantu dukoresha imbuga nkoranyambaga, izi nkuru ziri kuvugwa kuri Vestine ari muri Canada, ibi bintu biri kumuhungabanya. Umugabo we wese bimeze bite? Ko biri kuvugwa ko ngo uyu mugabo ngo yaba afite n'undi muryango, oya n'umugore muri iwabo iyo ngiyo hejuru. ushaka kivuga ariko wowe ibintu tuzabivuga. Ako ve nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga. Ushaka kivuga ariko wowe ngereka umbwiza ukunye wenda. Ya ve maburetse gato ya Instagram yanjye azajya Instagram yanjye uzagera live. Ndajya live mbivuga. Mwikire mu buri brother mwe munyifollowingire gusa. Yifollowingire turajya kubyira gusange bya. Ndajya live mbivuga. Natomboka. Nuko komeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka. Oyanjye hafi kaza. Kugira ngo n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe. Naho ashobora gutomboka. Cyangwa se agira abantu bamubuza gutomboka. Nagazamuka atabivuze. Kimenye. Vestine.